Haleluya. Yesu ashimwe. Imana iguhaye iki? Ubutware. Mu byo utari ufiteho ububasha, byo utari ufiteho ubushobozi, Imana igiye kuguha ubutware. Si ubutware bundi, ni ubutware bw'agaciro aho waburiye agaciro. Ni ubutware ugiye kugira cyangwa ububasha ugiye guhabwa mu bataguhaga agaciro nawe ukabagiraho ububasha. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Matayo igice cya 28 umurongo waho wa 18. Amen. Yesu ashimwe. Ndabona hari uwagize yerekwa Imana imuha umugisha agiye kumfasha guhanura mu izina rya Yesu. Amen. Yesu atuma abigishwa be mu mahanga yose. Nuko Yesu arabegera avugana n'abati. Nahawe ubutware bwose mu ijuru ndetse no mu isi. Nuko mugende muhindura abantu bose bo mu mahanga yose. Abati? Abigishwa. Reka dusubire. Nuko Yesu arabegera avugana n'abati. Nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Ndetse no mu isi. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose. Kabiri mubagira abigisha. Mubabatiza mu izina rya Data wa twese. N'umwana n'Umwuka Wera. N'umwana ndetse n'Umwuka Wera. Mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Kandi dore ndi kumwe namwe. Iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Pastor tumutunga ibiganza tuvuge Imana imuha umugisha mu izina rya Yesu. Dorashe tuvuge Imana imuha umugisha. Abatabizi ni Pastor Pierre. Mu isi y'umubiri akaba madamu wa. Kuko muri tayitore nanjye ndayimwubahira. Amen. Imana imuha umugisha. Dushimye Imana ku bintu byose twabwiwe. Hari indirimbo twigize kuririmba, turaririmba ngo Imana izadufasha turangize urugendo amahoro. Ndahanurira ubuzima bwawe uyu mugoroba, Imana ikora ikidasanzwe ku buzima bwawe, kandi si ku buzima bwawe gusa, nawe utuye bize kumenyeka ko waje guhura na Yesu. Mumbabarire muntize amatwi igihe gitoya, nanjye mbatize kuri uno munwa, byose tubihuriza Yesu areme ikintu gifatika. Ongera mubwire ngo Imana iguhaye ubutware aho utari ufite ubutware. Ongera mubwire ngo Imana iguhaye ijambo aho utari urifite, kuko Yesu arabyemeye. Yesu agize iki? Ntabwo ari umwana w'umuntu ubyemeye, ntabwo ari umugabo washatse, nta nubwo ari umwana wabyaye, nta nubwo ari aho ukora, ahubwo Yesu ariyiziye. Yesu aje kuri twe. Haleluya. Yesu ashimwe. Amen. Uhereza Yesu wakicyuma. Dushingiye ku magambo Imana yavuganye natwe, ko Imana itazadukoza isoni, ko Imana itugose. Dushingiye ku yandi magambo ayo muza aho yavuye kwa Mushumba. Amen. Dushingiye ku buhanuzi abaririmbyi baturirimbiye, dushingiye ku buhanuzi bwaciye mu muntu wayo, dushingiye ku bundi buryo bunyitsate ahari igisuzuguriro Imana irahadusebeje. Biturutse ku Mushumba Pastor Himba, nanjye nzana ijambo rifunika. Haleluya.
ubuhanuzi mubwira ngo ni deseri. Deseri iravuze ngo Imana iguhaye umutwaro. Mubwira ngo Imana iguhaye agaciro. Mubwira ngo Imana ikugiriye icyizere aho abantu bakugiriye nabi. Aho watereye agaciro Imana igiye kuhaguhera. Bibiliya bivuze neza mu gitabo cy'Amatayo igice cyaho cya 28 umurongo wa 18 haravuga ngo dore bahaye ubutware n'ubushobozi mugenda amahanga yose. Ntabwo mugiye kugenda muvuga ibindi, mugiye kugenda mwamamaza imbaraga zanyu, mugiye kugenda muvuga uko ngira neza. Kandi abasengera bakabakurikira, abasengera imbaraga zindimo muzababatize mu izina rya Data n'Umwana. Bibiliya ivuze ngo iki? Bibiliya ivuze ngo aba bari intumwa zari 12. Ndagushimira Yesu ko turenze 12. Turenze 12. Mumbwirire ngo uri uw'umumaro ku Mana. Uri uw'umumaro. Ndakubwira ibyo bakuvuza n'ibyo bakuvuga. Iri joro Imana ibitesheje agaciro. Uhagazemo ntigukanga wavuganye n'Imana. Abantu bazi ikikwicara ariko ntibazi ikikwicaye. Ikikwicayemo nicyo tugiye kukwamamaza. Agaciro waburiye mu rugo rwawe mama, agaciro waburiye aho washatse. Iri joro Imana iguhaye ubutware. Si ngombwa ngo si ngombwa ngo bakweme, ahubwo ubutware Imana iguhaye burivugira. Bibiliya ngo bahaye ubutware aho mukandaye. Azabaha sibyo gusa, bahaye gukandagira inzoka na sikoro. Hari amajwi ariko hari ijwi ry'Imana rigiye gukandamiza amajwi. Wari wicaye aho ufite amajwi ariko birahindutse Imana iguhaye ijwi. Kubwo ubutware iguhaye mama, hari agaciro Imana igaruye. Uko kwezi kwa 6 twinjiyemo, hari ubuzima utaboneye mu byo ukora, hari ubuzima utaboneye mu rugo rwawe, hari keya waburiye mu bo wizeraga. Yesu aguhaye amahoro. Kandi amahoro Yesu atandukanye n'ay'abantu bakwizeza. Umuntu araguha mu kanya akaguhema, umuntu arakubwira ngo turi kumwe mu kanya kari gutangira publicite. Ariko aya matangazo y'iri joro Yesu ayakuyeho. Yesu akuremeye ubutware, Yesu akuremeye agaciro. Amen. Amen. Umva ukuntu Bibiliya yabivuze. Yarabivuze neza muri Zaburi ya 20. N'amaba ngo Uwiteka kumvire ku munsi w'amakuba ndetse no ku w'ibyago, ikoherereza ubutabazi umva hera hike. Ndagushimiye Yesu. Ahera Paula yasodamo ahera Imana saho gupfira naho tubonera umugisha. Ahera Imana. Haleluya. Duhereze Imana yacu icyubahiro. N'abantu nka 5 ni 5 gusa biyumvamo yuko Imana ihinduye icyiciro bari bahagazemo ngo bagire ikintu bibwira. Yego sha birahindutse. Zanira igiseke birahindutse. Amavuta utemera nagukorera iki? Nakora iki? Si byose irahangaha ugenda tutange none ko gushima Imana kihimbi. Bategate bahari igo kandi haleluya. Sira hariya nta
nongera guturisha kandi noneho mwabaye haleluya kuko bigiye guhinduka. Hari ubuzima Imana ihinduye, hari icyerekezo Imana iremye. Henitawani winimo adayasi ugasha irambwiye ngo ayageza 3 irahiriye ubukarani ku buzima bwawe. Irambwiye ngo genda ujye gukora kuko Imana iguhaye igishoro. Ndaje mukanya pondile ayasone mo ada pangola yasikutanse duhereze Imana yacu icyubahiro. Abatari bataduhereza Imana yacu icyubahiro. Pundi ni ngombwa ko mu byose biboneka mu nzu y'iki. Haleluya, haleluya, haleluya. Kono Imana talaya sini mini wini mo Hebraya sante takuta sala di wini mo ya sante ihutishi ivuyeyo so ukomere mahakama bela ya sini wini mo mugire babone ige ntago ari byo kubabwira. Amen. Unda bacikiye ko tuguma muri isari ni bana twakorega hano hasi. Imana yavuze ngira natwe mundi afishaka ari cyotero ubisha nacu mwana kama ngo ubisha cyotero watumvisha cyotero no wakibo rero ukuntu waje uracyasa nk'uko ariko hari uwihungiza ubishizari akanya barashobora nabyo babiko gira baba ari kwa muntu bunye ikiciro cyambere kiraramba gukomera Imana yacu Terese hata abanyesari bas komera Yesu amasi wahaje wowe tena kangu wamba n'ibihumbi n'amadolari 500 urasika hanga wese bugunda yotanga. Haleluya alikiyamana wadasi hutari ya wirukanga Imana iramwe ngisohoya amadaimoni 700 ku buzima bwawe bari bohereje. Ariko mwahete kono nimutini abayasi tanka kuna Mungu kama wewe hakuna Mungu kama wewe anaweza yote. Ukweli kana amina haleluya. Imana irambwiye ngo akazi kose wakora udagiye ku mavi gusenga urapfa. Irambwiye ngo fani imibare yo kuvuga ngo Mana ndabahone kuko Imana irambwiye ngo irimo kukubaho ni wowe urimo kubyikururira. Unteze amatwi umugabo wawe ari he araje kujugunya ahangaha aragiye. Unteze amatwi iyeri irambwiye ngo izi mbaraga ntabwo zishaka yuko ubaho kuko Imana ivuganye nawe bavuze yuko uru rugo kandi ibintu Imana ije sakazi k'ijoro none se ndarana nawe pandita haleluya duhereze Imana icyubahiro. Iravuga ngo kandi uyu muntu wakambuye amafaranga yawe ibihumbi 300 n'utundi turengaho umuntu uri nimwe mwambaye neza bagakwiye kuyazamura cyane yabesha amavuta neza makayazamura. Ubu nusinzi wicaye ubu inyuma araza gufata
ndabeshya usinziriye uri hano uriya hariya ariko hariya uzamuye amavuta hariya hahumura igitungu hagahita bata amena 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 irambwiye ngo rita kuko ibwirisha ngo araguha makeya no Imana ihaza agasu ibyo yari yishingikirijeho aguha amapromese ntayaguhereze rero ngo promese agiye kuguha nihinduka ibyo yari afite byose birahita biyonga kuko ubonye bimaze imyaka igera muri 3. Imana ivugane nawe mu minsi 15 aya mafaranga yabonye amen. Imana iduhaye ubutwari duhereze Imana icyubahiro. Amarere ijya kuri shihera ku rugo ndabona abantu bagiye gutangira kugenda n'abaririmbyi bagiye gutangira kugenda amen. Mu baririmbyi binaha haleluya bene uragiye siga itafari isare kongera kumanuka ajya hasi uzatanga ngaho oya vuga umushahara wa mbere bibe 1000 nyimene angahe 5 yego 5 ngo ni 500 mu izina rya Yesu ngo nawe ufunguye igitanga wowe nangahe ku muntu ugiye 7 sawa cyane ve 2 sawa yabize mwirirwa mukora byinshi hano barayatanga amen. Imana ibahugisha amen. Ariko hari abantu bishimiye ko ahantu ari heza uzi n'umushyigikira hano ugita n'amakapodi intebe zikagera inyuma tukaba duhagarara ku birere n'uw'inyuma agira iki aturere hari abanshyigikiye mapenzi wowe ntabwo ari wata ndaba ubundi guhita mubwire ubundi mbahesha umuntu ndahera hano hari undi usigaye bita hari undi nagira ijoro sindi budare mu rugo iwawe ndarara ahangaha ndarara aha nanjye ndaba ukingiye ku byo abana bavuze bagisohoka mu kanya 2 ndahita ngaruka ndarara ahangaha ku isima ndarara mbamba kandi kugira ngo mubibone ibi azamutanga 1000 kandi muhaye n'ubwenge hari undi wasigaye mu mahirwe ye ntawe ngiye gupfukama kandi biraba umugisha niba usengera bagiye baragukorera kandi ukuboko gutanga ni nako kugira iki niko kugira iki zamura ibiganza byawe Imana irambwiye ngo amafaranga 5 yavunjemo igitambo cy'ubuzima bwawe ugasarega kugira ngo nkumariye ibyanyu n'abantu ariko kandi kicumwe ubuzima yavuze ngo muri mwe nta rupfu ibahaye kongererwa uburambe Imana y'abama ba kera w'inimo hari abantu Imana ihaye gutwita inda zabo birazihumana ibahaye gutwita leta
sans se compter belayasini wirimo eridari wiriya sansi. Imana iravuze ngo nta n'umwe uzigera yikorera amaboko. Irabwiye ngo imaze ikintu cyitwa inzara ku buzima bwayo. Iravuze ngo itanze akazi, itanze kandi abaporomosiyo kuba gafite ntaraye some bo. Iravuze ngo kandi uyu munsi ikoze ikidasanzwe kuri buri muntu. Mana desista iravuze ngo mu minsi irindwi Imana irambwiye ngo buri muntu wese kuyatanze imukubiye inshuro zirindwi. Imana ivuganye namwe abaririmbyi baturutse Kinyinya. Aha gutera vuba. Mugiye kujya ku mashusho mukoze indirimbo zanyu. Kandi banditseho ikigori. Amabara yo. Ikirambye ngo muri mwe. Irabubatse kandi irabakomeje. N'abari barimo gusubira inyuma Imana yongeye kubambika. Muzakora amasengesho muri mwenyine muzanubere na bene. Mama, Imana irambwiye ngo wababaye igihe kinini. Iki ni cyo gihe nawe cyo kwemera. Imana igira ngo uburibwe uhora nabwo mu bikuyemo urushwiro. Ntabwira ngo uhorana ikintu kimeze nk'ikirungurira. Byabwiye ngo nkubwire ngo izi mbaraga Imana zisohoye ku buzima bwawe. Uvuga ngo Mana ndagushimye ko hari ibinini nsezereye ku buzima bwawe. Lekosa on habon. Mbaho bwira. Nakubwiye ngo rero iguhaye kwitwara. Iyi modoka ntabwo uyiguze mu mafaranga yawe. Nta nayo. Nabwiye ngo kandi biremwe muri uyu mwaka. Itangaza wakoze utoranyije yunga abifeye ya papa apafina ibyo ugiye kwakira bigahita biferinga. Ikindi rambwira ngo red distance kuwa kane yakukuyeho urupfu rw'impanuka. Irambwiye ngo rero mubwire ngo disista soke tanze egera Imana kuko wahuye n'abantu ntacyo bakumariye ahubwo ibyo Imana igiye kugukorera bigiye gutuma n'abantu bagaruka. Kuko irambwiye ngo disista sekota alayisinime aya majyepfo irayasezereye ku buzima bwawe. Raporo ya sansoke layisiniwe. Numva Imana imbwira ngo nkubwire ngo hari uwagufasheho ijambo aragukomeretsa birenga no kugukomeretsa bigera naho wumva nawe umwana. Nabo ngo mubabarire ngo ntukiteho ahubwo ibyo Imana ikoze bigiye gutuma afunga umuntu. Imana irambwiye ngo ikurinze gufatwa. Nugirira icyari zawe kwitaba. Abesha abitaba bashumba bafite amashyari basenga bagira iki kuko umunsi nyine nakwitiza uzakizane iyi komenya kwagera wajyamo ikimenya ejo nimugoroba saa kumi n'ebyiri uzitabwa na telefone. Hari umwana mbonye uri mu nguni hariya n'uwo w'umusore ariko Imana iravuga ngo uyu mwana umurinda impanuka ava ku ishuri uriya wambaye ipantaro y'ikeke.
wanejeje Imana nayo irakunesheje. Mbonye ibyawe biri kwigurwa, akira kuko Imana nayo iguha ibindi byangombwa bishyashya by'ahandi hashyashya. Shaka perime Imana irayikwemera. Dushingiye ku buzima urimo siko wakabayemo, ahubwo nawe wahuye n'abazima babi, ariko kandi ukuye mu bazima babi kuko uri muri gukora byawe birabohotse. Uriya mukunzi agiye kuzaba umukire mu murebe kuri uko angana azabusha. Iriya ngo kuba muri no korali bigiye gufungura imigisha mu mezi 3. Irambye ngo nta biraka ahubwo irambye ngo hari gukora. Cumi na babiri arababwira ngo mugende amahanga, Imana yabaho mutakandagira mugiye kuhakandagira. Ndabona bwije, reka tuzagaruke kuko mutahakure n'abaje gushaka ko abagore n'abagabo barara barwaye, barara bari. Ntabwo byifuza njyewe ndi umuntu wahamagaye utanga igisiri ubwo bakwirukanye, ntabwo nagucumbikira. Nagucumbikira natunga bangahe? Nabishobora? Ukuri siko kuzima uzamura ibiganza byawe uvuga ngo nakira ikindi. Irambye ngo mu minsi 7 y'ingahe murakira. Amarere ku bantu bagize icyo bahinga. Irambye ngo mubigure muri iki cyumweru kuko ukwezi kwa 6 ibaremeye ishyashya. Uranyumvishe kugira ngo mubimenye. Irambye ngo n'abatarondaga bagiye kuronka. Mugiye kwerekwa uko mwerekwa. Ijambo ryari riri ariko bitewe n'amasaha. Munyemerere mu kwa kangahe tuzategura ikindi, mu kwa 6 bazagaruka. Ni mu cyane bacyo barabyeye. Bazaze kunirirwa tubatekere n'inkoko, muze musenge n'inkoko Mana ziriye. Sibyo? Tuzaterana nawe mu gitondo mu kwa 6 ku cyanyuma, murye neza muhanure Imana ariye neza uko iwanyu mutari. Sibyo? Ahubwo amavuta yanyu namwe tuzayubahisha mu izina, barabitwemereye. Abasaza barabitwemereye bagize bayobozi mwabyumvishe. Dufite abayobozi abenshi batashye amakwe, abandi bateranye mu gitondo kubw'impamvu y'akazi. Ubwo baze kubivuga neza Mariyamu, muze kubyandika abahanuzi musenge kuko Imana itanze. Ushaka guhura nawe tubonana kuwa 2 mu gitondo mbere y'amateraniro aba, no kuwa 5 guhera saa 2 kugeza saa 4 amateraniro aba. Ushaka kudukurikirana kuri YouTube, amateraniro yacu yose acaho, wandika dusabe ubugingo ntanava cyangwa TV dusabe ubugingo. Twebwe twadukugisha twatanga itorero, amateraniro yacu yose aca. Amena bya bihe ushaka kukumbura kwa kundi wabyinaga urabireba kumva na none ushubizwe ibihe byo gukunda Yesu. Rero ndagira ngo bakore aya masaha. Amen. Hari abanyemerere ko iki cyumweru turi buhigure muri iki cyumweru. Imana ushaka nimero yayacishaho, ariko mwebwe nk'abaririmbi ntabwo nirirwa mbaha. Mufite umubyeyi wanjye sibyo? Muzagucishaho ubutumwa bigende neza sibyo?
amen. Abandi bo baraza kuncaho ntacyo bitwaye cyangwa bace no ku bandi babahe nimero aho twasengeraga zabaga ziri ku nkuta, ariko ndumva rwose mu mavuta yayo twagira iki arisanzuye ni heza, tukahagumana hariya tukubaka ibintu bikazisobanura, ubundi Imana igakomeza ikabana nawe. Rero ndagira ngo mbashimire mwakoze kunyumva, yaba ari byiza kuko afiteho ububasha bwo mu isi y'umubiri twakagumanye muri iki gitabo, ariko kuko nyine Yesu hari n'ahandi yabahaye, reka tubarekure, sibyo bana b'Imana. Mana ndategeka aka kanya ikiganza cyawe gikora kurinda Mana idaheruka kugira ibyo kurya, ubu buribwe bwawe burimo bukurwaho mu izina rya Yesu, amen. Ubuntu umwana wacu Yesu Kristo, urukundo rw'Imana no gufatwa n'Umwuka Wera bibane natwe kandi bigendane natwe none n'iteka ryose, amen.
Amen.